Bakristu bavandimwe nshuti za Radio Mariya Rwanda, Kristu Yezu akuzwe. Turi kuwa mbere w'icyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia A. Amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ivugurura amategeko umutwe wa 10 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 22. Isomo ryo mu gitabo cy'ivugurura amategeko. Muri iyo minsi musabwira imbaga y'Abayisiraheli ati none rero Isiraheli, ubu Uhoraho Imana yawe agutezeho iki? Icyo agutezeho nuko watinya Uhoraho Imana yawe, ugakurikira inzira ze zose, ugakunda Uhoraho Imana yawe kandi ukamukorera n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose, ugakomeza amategeko y'Uhoraho n'amabwiriza nguhaye uyu munsi kugira ngo uzahirwe. Dore Uhoraho Imana yawe ni Nyirijuru, na Nyirijuru rihatsa ayandi, akaba na Nyirisi hamwe n'ibiriho byose. Nyamara abasokuruza bawe bonyine nibo Uhoraho yihambiriyeho, arabakunda. Nyuma yabo abana babakomokaho ari bo mwebwe yabatoranyije mu yandi mahanga yose, nk'uko bigaragara ubu ngubu. Nimugenye rero imitima yanyu, muherukiraho kumushingana ijosi, kuko Uhoraho Imana yawe ari we Mana ihatse izindi, umutegetsi w'abategetsi, Imana nkuru y'igihangange kandi itinyitse, itarenganya kandi itagurirwa, irenganura imfubyi n'umupfakazi, ikunda umusuhuke ikamuha icyo kurya n'icyo kwambara. Muzakunde umusuhuke kuko namwe mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Uzatinya Uhoraho Imana yawe kandi umukorere, abe ari we wihambiraho, izina rye abe ari ryo urahira. Niwe ugomba gusingiza, niwe Mana yawe yagukoreye bya bintu byose bikomeye kandi bitangaje wiboneye n'amaso yawe. Igihe abasokuruza bawe bamanutse bajya mu Misiri, bari abantu 70 gusa. None dore Uhoraho Imana yawe yarakugwije, akunganya n'inyenyeri zo mu kirere. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi ni 148 mu dukubo 147. Yeruzalemu amamaza Uhoraho. Yeruzalemu amamaza Uhoraho. Yeruzalemu amamaza Uhoraho. Siyoni singiza Imana yawe, kuko yakajije ibihindizo by'amarembo yawe, agaha umugisha abana bawe bagutuyemo. Yeruzalemu amamaza Uhoraho. Yasakaje amahoro mu bwatsi bwawe, aguhaza inkongote y'ingano zeze neza. Yoherereza amategeko ye ku isi, ijambo rye rikihuta bitangaje. Yeruzalemu amamaza Uhoraho. Amenyesha bene Yakobo ijambo rye, agatangariza Isiraheli amategeko ye. Nta yandi mahanga yigeze agenzereza atyo ngo ayamenyeshe amateka ye. Yeruzalemu amamaza Uhoraho. Ivanjiri ni yanditswe na Mutagatifu Matayo umutwe wa 17 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 27. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Habwa ikuzo Nyagasani. Umunsi umwe Yezu n'abigishwa be bari bateraniye mu Galileya, arababwira ati umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abantu, bakazamwica, ariko akazazuka ku munsi wa gatatu. Ibyo birabashavuza cyane. Bageze i Kafarinawumu, abasoresha b'ingoro begera Petero, baramubaza bati mbese umwigisha wanyu ntatanga ituro ry'Imana? Arabasubiza atararitanga. Igihe bageze imuhira, Yezu aramutanguranwa, aramubwira ati Simoni, ubyumva ute? Abami b'isi bahabwa na bande imisoro cyangwa amaturo? Babihabwa n'abana babo cyangwa se na rubanda? Amushubije ati ni rubanda. Yezu arongera ati nuko rero abana ntibabitegekwa. Nyamara kugira ngo tudaha urugero rubi bari abantu,
jya ku nyanja urohe ururobo, ifi ya mbere uri bufate uyasamure, urayisangamo igiceri, ukijyane maze ukibaheho ituro ryanjye n'iryawe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. uragasingizwa Kristo. Aya masomo matagatifu tumaze gutega amatwi arahurira ku ngingo yo gukunda no kumvira. Mu isomo rya mbere Musa arabwira Abayisiraheli ko bagomba gutinya Uhoraho, gukurikiza inzira ze zose, kumukunda no kumukorera n'umutima wabo wose n'amagara yabo yose, ndetse no gukurikiza amategeko n'amabwiriza ye yose. Uyu munsi nitwe Uhoraho abwira. Aradusaba kwita ku musuhuke, ku mfubyi, ku mupfakazi, kuko ari Imana itarenganya. Turasabwa kwita kuri abo banyantege nke, tukabagaragariza urukundo nk'uko natwe Imana idahwema kurutugaragariza, maze tukayisingiza kuko ariyo dukesha byose. Mu ivanjiri twumvise Yezu yubahiriza amategeko y'abasoresha, amategeko ashingiye ku gutanga ituro ry'Imana. Mu mimerere ya Yezu ntiyagombaga gutanga ituro, kuko we ubwe yagombaga gushyirwa mu maboko y'abantu, akicwa, ariko akazazuka ku munsi wa gatatu. Mu rupfu rwe yitanzeho igitambo, yitura Se uri mu ijuru, maze mu izuka rye aturonkera umukiro. Ntabwo yagombaga gutanga ituro, kuko we ubwe ari ituro rinogeye Imana. Ibi tubyumva neza iyo tuzirikanye mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi ahagira hati, ntiwanyuzwe n'ibitambo n'amaturo, ahubwo wampangiye umubiri. Ntiwashimishijwe n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha. Nuko ndavuga nti, dore ndaje, kuko ari njye uvugwa mu muzingo w'igitabo, ngo nkore ugushaka kwawe dawe. Umva ko abanje kuvuga ati, ntiwanyuzwe cyangwa ngo ushimishwe n'amaturo n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha, nyamara biturwa uko biteganywa n'amategeko. Hanyuma akongeraho ati, dore ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Nuko yakuyeho uburyo bwa mbere bwo gutura, ashinga ubwa kabiri. Ni kubw'uko gushaka kandi twatagatifujwe n'ituro ry'umubiri wa Kristu ryabaye rimwe rizima. Tubisanga mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 10, kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 10. Mu kwituraho igitambo Yezu yarumviye, ndetse no mu gutanga ituro Yezu nabwo yarumviye. Iyi vanjiri iratwigisha kumvira no kubahiriza amategeko y'abatuyobora, kubera ko niba Kristu yaremeye kumvira, yagiraga ngo natwe aduhe urugero rwiza rwo kumvira. Bavandimwe, kumvira birinda akajagari, bigatuma haboneka umurongo umwe wo kugenderaho. Kuri uyu munsi dusaba Imana ingabire yo kubahiriza amategeko yayo, cyane cyane itegeko ry'urukundo rwayo ndetse n'urwa mugenzi wacu. Dusaba Imana kandi idukuzemo umugenzo mwiza wo kumvira, kuko kumvira biruta igitambo icyo ari cyo cyose. Mwari kumwe na Niyikora Patrick Consolateur, umudiyakoni wa Diyoseze ya Ruhengeri.